kwizera n'ubumenyi. Niyo mpamvu umuntu abarwaye abadayimoni bakamusengera bagakira. Abo bantu baba bafite ubumenyi ku kwizera. Abantu hari ibintu bafite mu bumenyi ngo ni mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Turababazwa, dukubitwa hasi, ngo ariko ntidutsindwa rwose, ngo dusa n'abagiye gupfa ariko turiho, dusa n'abarira ariko twishima iteka. Nicyo gituma tudacogora. Nubwo uyu muntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye. Kwa muganga umuntu aba harafite byose, abaganga bakamukorera byose, ariko umwuka ukamushirana. Ese yapfuye abagiye hehe? Kuki se batagerageza ngo umwuka utagenda? Abakomeye bagapfa, aboroheje bagapfa, abakire bagapfa, abakene bagapfa. Reka mbabwire, ni munyemerere dushaka Imana. Fata ibyo bintu bikuremereye ubiture. Fata ibyo bintu bikubujije amahoro ubireke. Fata ibyo bintu bikubujije inzira ubireke. Fata ibyo bintu birimo bikubwira ayo majwi, tandukana n'amajwi. Usiko umuntu ngo yumva amajwi akamubwira turapfuye, uti ndapfuye. Ntabwo uziga, uti sinziga. Ntuzabyara, uti sinzabyara. Bizagenda bite? Nzapfa nabyaye mu izina rya Yesu. Fata ayo majwi yavuguruze icyo Imana yanditse, yaracyanditse. Bantu mwese muteze amatwi, Abanyarwanda, abanyamahanga, mwebwe mwese muzumvira ijambo, musabwe gushakashaka uburyo mwamenya ibyo umwami ashima. Nibwo Arabura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabura TV. Nongeye kubaramutsa nshuti bene data bakunzi b'ubutumwa bwiza. Amazina ni Betty Nyiramukiza, ndi mwarimu muri ADEPR, ndi umubyeyi ndashima Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, niho turi buganire, ndetse tuganire no mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 18. Reka dusenge. Mwami Yesu, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka biba ari byo bibaho. Turakwemereye ngwino ubane natwe, buri muntu wese umuha umugisha, buri wese ku cyo wamuhamagariye gukora umushobozi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusome iri jambo riri mu Baheburayo ibice 11. Muhawe ikaze. Iri jambo rero riravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Hanyuma mu Bakorinto ba kabiri ibice 4:18 haravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Nkuko twaganiriye amagambo y'Imana, ibiboneka ntibyaremwe mu bigaragara, ahubwo byaremwe mu bitagaragara, n'ibyiteka. Hanyuma kuko iri jambo ravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Imana yafashe ibintu biboneka irabirema, ifata n'ibitaboneka irabirema, kuko tuzi ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hirya y'uyu mubiri dufite undi mubiri tuzambikwa, hirya y'iyi si hariho indi si tuzajyamo. Ibi rero nibyo turi buganire, ni iyihe si tuzajyamo. Iyo abantu bitabye Imana bakunda kuririmba ngo hariho indi si nziza cyane, hariho indi si nziza cyane twateguriwe n'Imana, tuyitegereze twizeye nkuko data yidufitiye. Bishatse kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hirya y'iyi si turimo hari iyindi si. Aya magambo rero ntabwo ushobora kuyumva utizera Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ni indorerwamo umuntu ashobora kwireberamo akamenya ngo ngewe ndakijijwe,
cyangwa sinkijijwe. Iri jambo ravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Kwizera ni iki? Ese wowe wizeye? Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya, ni siyansi yo kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Hari ibintu tutareba, ariko kwizera kutwemeza ko ibi bintu tutareba ari ukuri. Ngo icyatumye abakera bahamya Yesu nuko bari bagufite. Imana itugirire neza. Muri Matayo ibice 10 hari amagambo avuga ngo nimutampamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzabahamiriza imbere ya Data. Iyo umuntu yizera ashobora guhamya Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Kwizera niko kwatumye Abrahamu atamba Isaka. Kwizera niko kwatumye Hana abyara umwana kubw'ubuntu bw'Imana. Kwizera niko kwamushoboje kwihangana ubwo umutambyi yamubwiraga ngo yasinze kubw'ibibazo yari afite. Abantu benshi bajya baca mu bibazo, hakaba n'igihe umuntu agenda yivugana cyangwa akagenda akanarengaho aho yajyaga kubera ibibazo. Ariko kwizera kutwemeza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kutwemeza ko nyuma y'iyi mibabaro hari umunezero, kutwemeza ko nyuma y'agahinda, nyuma y'intambara, nyuma y'ibibazo, nyuma y'amakuba, nyuma y'ubupfubyi, nyuma y'ubupfakazi, nyuma y'ubushomeri, nyuma y'ibintu byose ubona bikubujije umutekano, hari ubundi buzima. Ariko ubu buzima abizera nibo babwumva, ntabwo ushobora kubyumva utizera. Kwizera rero ni iki? Ni ukwizera ko Yesu Kristo yaje akadutura imitwaro. Umugabo witwa John Bunyana yanditse agatabo k'umugenzi, yasaga naho yerekana ishusho y'umukristo n'ishusho y'umunyabyaha. Hari ahavuga ngo yahuye na Porowoni, hari ahavuga ngo hari igihe yatanze amababa mu nzira amubuza gutambuka, hari aho yavuze ngo yahuye na mwigisha amategeko, hari aho yavuze ngo nabwe ahura na bwenge bw'isi. Ibi bintu by'Imana bizanye mu bwenge bw'isi, ni ukuri kose ntago wabishobora. Ibi bintu birenze ubwenge bw'abantu, burenze ubwenge bw'isi. Ibi bintu ni ubwenge bw'Imana. Guhishurirwa Imana ni ubundi bwenge. Imana itugirire neza. Bibiliya rero iravuze ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye nuko bwije. Aravuga ngo nubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Arandika aravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka duheze Imana icyubahiro, nahubwo twebwe tureba kubitaboneka duha Imana icyubahiro, kuko yaremye ibiboneka irema n'ibitaboneka. Imana ibaho umugisha. Kwizera rero niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Icyatumye abakera bihangana nuko bari bafite kwizera. Bibiliya iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utizera yanezeza Imana. Ntabwo umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Iyo wizera utegereza wihanganye ko ibyo wabwiwe n'Imana bizasohora. Utegereza kandi wihanganye kuzagera no mu bundi buzima butandukanye n'ubu buzima. Abantu babaho igihe kikagera bagapfa. Ese iyo abantu bapfuye bajya hehe? Abakomeye barapfa. Yohana yarabyanditse mu byeshuro Yohana ibice byaho 20, aho yanditse ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, ngo isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ngo agiye kubona habumbuwe n'ibitabo by'imanza, ngo abona ngo hari abantu bapfuye ari imbata, abona abantu b'umudendezo, abona abantu bakomeye, ngo bose bagiye gucirwa urubanza rw'ibyo bakoze. Mu by'ukuri iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ko dukwiye kwizera Imana tutagira ubundi kugira ngo wige, nuko Imana iba yaguhaye uyu mwuka. Hari abantu benshi bajya bivuvuta ngo baratanga, ngo ariko ngo abantu ngo duhora dutanga, ngo cyangwa ngo none se utanga mu byandi? Wowe se uhinga ninde uguha imbaraga zo guhinga? Wowe se ukora akazi ninde uguha imbaraga zo kugakora? Ninde uguha ubwenge? Ubu se n'abantu bagiye muri pasiyo kandi ari bazima?
wenda batarasaza nicyo nshatse kuvuga, umuntu akagira gutya akagira ubumuga akajya muri pasiyo, ariko wowe Imana yakurinze kujya muri pasiyo imburagihe, nabyo ntubishimira Imana, ahubwo uhora uvuga ngo Imana ntibaho, ukagera ahantu hakana Imana. Bibiliya iravuga ngo nyuma y'ibi byose hazabaho uwundi munsi abakijijwe bazumva impanda, ngo harabagirana ijuru ryose, ngo Yesu azaza mu bwiza bwe bwose azima ingoma uwo mwami wanjye. Imana ibaha umugisha. Bene data, mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo, mwizere Imana. Hariho ubundi bwami, hariho ubundi buzima, hariho ayandi mahoro aturuka ku Mana, hariho ubundi burinzi tugenerwa n'Imana. Imana nta kintu itakoze, yafashe ibintu byose biri muri yo, ifata ibintu byose byadufasha ibibumbira mu mwana wayo Yesu Kristo, iramuduha. Uwakiriye Yesu yakiriye imbaraga, uwakiriye Yesu yakiriye ubundi buzima, uwakiriye Yesu yakiriye amahoro, uwakiriye Yesu yakiriye ukuri, uwakiriye Yesu yakiriye ubundi bwami budahangurwa. Uyu mubiri uyu nguyu uzasaza, uyu mubiri uzabura ukurweho, ariko Yobu aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye nambaye umubiri, ngo nzayireba ubwanjye n'amaso yanjye, ntabwo ari amaso y'undi. Aravuga ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ukumbuye iki? Ni iyihe nyota ufite? Ese ufite inyota yo gushaka gukiranuka nk'uko Bibiliya ibidusaba? Ngo mushakashake uburyo mwamenya ibyo mwamashima. Bantu mwese muteze amatwi, Abanyarwanda, abanyamahanga, mwebwe mwese muzumvira ijambo, musabwe gushakashaka uburyo mwamenya ibyo umwami ashima. Nibwo butumwa Imana ibahaye. Nimushakashake. Niba uri mu kazi, shakashaka uburyo wakora serivisi inogeye Imana n'abantu. Shakashaka uburyo wakora iby'Imana ishaka. Mushakashake, mukore research. Ubundi gushakashaka no gukora research uburyo twamenya ibyo umwami ashima. Nimusenge, nimwegere Imana, nimwezwe, nimube maso, nimukiranuke. Umuntu wese navugana ukuri na mugenzi we. Mwirinde ibinyoma n'igomwa no kubeshya. Muhamye Yesu. Kwizera n'ubumenyi. Niyo mpamvu umuntu abarwaye abadayimoni bakamusengera bagakira. Abo bantu baba bafite ubumenyi ku kwizera. Abantu hari ibintu bafite mu bumenyi, ariko Bibiliya iravuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana ibaha umugisha. Pawulo arandika aravuga ngo nimumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Imibabaro ni iyihe? Turababazwa, dukubitwa hasi, ngo ariko ntidutsindwa rwose. Imana ishimwe. Ngo dusa n'abagiye gupfa ariko turiho, dusa n'abarira ariko twishima iteka. Arakomeza aravuga ngo nicyo gituma tudacogora, nubwo uyu muntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko bukeye. Kwa muganga umuntu aba harafite byose, abaganga bakamukorera byose, ariko umwuka ukamushirana. Ese yapfuye abagiye hehe? Kuki se batagerageza ngo umwuka utagenda? Abakomeye bagapfa, aboroheje bagapfa, abakire bagapfa, abakene bagapfa. Reka mbabwire, nimunyemerere dushaka Imana. Fata ibyo bintu bikuremereye ubiture. Fata ibyo bintu bikubujije amahoro ubireke. Fata ibyo bintu bikubujije inzira ubireke. Fata ibyo bintu birimo bikubwira ayo majwi. Tandukana n'amajwi. Usiko umuntu ngo yumva amajwi akamubwira turapfuye, ndapfuye. Ntabwo uziga, uti sinziga. Ntuzabyara, uti sinzabyara. Bizagenda bite? Nzapfa nabyaye mu izina rya Yesu. Fata ayo majwi yavuguruze icyo Imana yanditse, yaracyanditse. Imana ibaha umugisha. Mureke tugendane ijwi ry'Imana, mureke tugendane guhamya Kristo, mureke tugendane kumwizera. Kandi reka gutinya ibyica uyu mubiri ariko bidashobora kwica ubugingo. Reka mbasengere. Imana ibaha umugisha. Hariho bamwe bazinjira mwijuriyo babona ubwiza babikiwe. Uzabayo genzabayo,
hariho bamwe bazinjira mwijuriyo babona ubwiza babikiwe uzabayo genzabayo. Ndashaka ko dusengana Imana niba wifuza kuzabayo. Hari ubwiza udutegereje, wikwishinguye umubiri ugushuka. Ubwiza bwawo ni ibihendo, iby'isi bigushuka ni ibihendo, ibyo muri gupfa ninda gusa nta kindi, ni ibihendo by'isi. Ariko hari ahandi tuzaba, aho tutazongera guhura n'amakuba, aho tutazongera guhangayika. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Shoboza umuntu wese ugambiriye gukizwa, umuntu wese ugambiriye kuva mu ntege nke, umuntu wese ugambiriye kubyuka, n'umuntu wese ugambiriye kuguhesha icyubahiro, umuntu wese ugambiriye kukwamamaza, umuntu wese ugambiriye kukwizera. Musange, umuzure, umuhe umugisha, umurengere, umutabare, umurebana amaso y'imbabazi. Abatarabyaye ubahe kubyara, abafite abana babananiye ubahe agakiza, abafite ingo zasenyutse uzubake, amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ubibarinde kandi ubarwanirire ubaneshereze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen.